muvandimwe nshuti weho aho uherereye hose mu bice byose by'isi, mu turere twose tw'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira nti ubuntu, amahoro, urukundo biva ku mwami wacu Yesu bibane namwe muri uyu munsi. Muvandimwe rero kankubwire yuko dukomeje gahunda yo gusoma Bibiliya, aho tugeze mu Itangiriro ku gice cya 9, aho tugiye kureba isezerano. Kuva twatangira rero kumva nangwa se gusoma Bibiliya, niho tugiye gusoma iby'isezerano, isezerano Imana yagiranye n'abantu bayo. Amasezerano y'Imana rero arasohora, nubwo yatinda ariko agomba gusohora uko byagenda kose. Rero katwumve isezerano Imana yagiranye na Nowa. Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 1. Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira iti: mwororoke mugwire mwuzure isi, mwororoke mugwire mwuzure isi. Umurongo wa 2, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba. Mbere ntibyagiraga ubwoba, ariko kubera nyuma y'umwuzure, nyuma y'icyaha, ngo bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye ku butaka byose, n'amafi yo mu nyanja yose. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Bivuze ngo inyama n'ibisimba byigenza bifite ubugingo Imana yabihaye Nowa. Ni ukuvuga ngo mbere Imana yari yarahaye abantu bayo ibimera bibisi n'ibihiye, mbese ibintu bimera. Ubwo rero hano ku bwa Nowa Imana ihaye abantu inyama. Umurongo wa 4, ariko ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, nibwo maraso yayo. Nubwo ibihaye Nowa, yamuhaye amabwiriza kuko atagomba kubiryana n'ubugingo bwabyo. Kuki Imana yabimuhaye? Dukomeze dusome, tuzagenda tubisobanukirwa mu bice biri imbere. Muvandimwe, ndakurarikira gukora share, like na comment kugira ngo ubane natwe maze usobanukirwe n'ibyanditswe byera. Kandi amaraso yanyu, amaraso y'ubugingo bwanyu, sinzabura kuyahorera. Nzayahorera inyamaswa zose, kandi umuntu nawe nzamuhorera ubugingo bw'umuntu, nzabuhorera undi muntu wese. Mbega intambara y'urupfu iratangiye, mu nyamaswa, mu bantu n'ibiki, kandi guhora kugiye kujya kubaho, bahorerwa inyamaswa, ibiki, ibintu byose, kubera ingaruka z'icyaha. Aya ni amasezerano Imana yagiranaga na Nowa. 6, Imana iravuga iti: habeho murihangana gato, sinzi ukuntu byari bigenze, ariko dukomeze dusome. Turi mu Tangiriro igice cya 9, tugeze ku murongo wa 6. Uvushije amaraso y'umuntu, amaraso ye azavushwa n'abantu. Bivuze ngo uvushije amaraso y'umuntu nawe aye agomba kuvushwa n'abantu, kuko Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo. Umurongo wa 7, namwe mwororoke mugwire, mubyare cyane mu isi, mugwire. Umurongo wa 8, Imana ibwira Nowa n'abana be iti: ubwanje nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho, n'ibifite ubugingo byose muri kumwe, inyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa zo mu isi zose hamwe namwe, ibisohotse mu nguge byose, inyamaswa zo mu isi zose. Ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Ni ukuvuga ngo Imana igiranye n'abisezerano kutazongera kurimbuza amazi umwuzure cyangwa se isi, nyuma y'uko bari bavuye mu nkuge. Umurongo wa 12, Imana iravuga iti: iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Nshize umuheto wanjye mu gicu, ni wo mukororombya
uzaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye n'isi. Igihe tubonye umukororombya twumvise neza yuko ari isezerano hagati y'Imana n'isi n'abantu n'ibifite ubugingo byose, yuko Imana itazongera kurimbuza isi umwuzure. 14. Nuko ubwo nzaja nzana igicu hejuru y'isi, umukororombya uzaboneka muri ico, nanje nzaja nibuka isezerano riri hagati yanjye namwe n'ibibaho bifite umubiri byose. Amazi ntakongere kuba umwuzure urimbura ibifite umubiri byose. 16. Umukororombya uzaba mu gicu, nanjye nzaja ngureba, kugira ngo nibuke isezerano rihoraho ry'Imana n'ibibaho bifite umubiri byose biri mu isi. Amasezerano y'Imana rero ntabwo ahinduka. Ni ukuvuga ngo Imana ntizongera kurimbuza isi umwuzure, kandi igihe nawe ubonye umukororombya aho waba uherereye hose, ujye umenya yuko isi itazongera kurimbuzwa umwuzure. 17. Imana ibwira Nowa iti, icyo ni cyo kimenyetso cy'isezerano nakomeje riri hagati yanjye n'ibifite umubiri byose biri mu isi. Bene Nowa basohotse mu nkuge ni Shemu, Hamu na Yafeti. Hamu ni se wa Kanani. Abo uko ari batatu nibo Nowa yabyaye, ari bo bamukomotsweho n'abagwiriye mu isi yose. 20. Nowa atangira guhinga ubutaka, ateramo uruzabibu, anywa vino yarwo arasinda, yambara ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abwira bene se bari hanze. Shemu na Yafeti benda umwambaro bawushira ku bitugu byabo, bombi bagenza imigongo, batwikira ubwambure bwa se, kandi kuko bari bamuteye imigongo ntibarora ubwambure bwe. Mbega abana bo umwe yaramubonye, we aja kubabwira ati, muze murebe cya data cyambaye ubusa. Bavandimwe, reka mbabwire, tuzagenda dukomeza dusoma ibi bintu. Aba bana ko ari batatu, umwe yakoze iwe yagiye kutabariza se, ariko abandi banga kureba ubwambure bwa se, baravuga bati katurebe uko tumutwikira. Umuntu nagera mu kaga kandi uri kubona atameze neza, ntabwo ari umwanya wo kumusebya no kumukwena, ahubwo ni umwanya wo gushaka uburyo wamwitaho. Ibi bintu rwose twese bitubere icyigisho. Nowa arasinduka, amenya ibyo umuhererezi we yamugiriye, amenya ibyo wa wundi muto yamugiriye, ibyo yakoze arabimenya, maze aravuga ati, Kanani uvumwe. Aba aramuvumye, uzaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Maze Kanani Nowa abwira umwana we ko azaba umugaragu kuri bene se, kandi bene Kanani, bene uwo mwana bose, bene Kanani ndagira ngo bamukomotseho, sinzi niba bafite ubwenge nk'ubw'abakomotse kuri ba bandi, kandi tuzakomeza turagenda turabireba mu bice bizakurikira. Kandi ati, Uwiteka ahimbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abe umugaragu we. Hanyuma ya wa mwuzure, Nowa amara imyaka 550. Iminsi yose Nowa yaramye ni imyaka 950, arapfa. Yamaze imyaka 950 arapfa. Itangiriro igice cya 10. Urubyaro rwa bene Nowa tuzabisoma mu kindi gice kiri imbere cyitwa Ingoma ya mbere, 5 tugeze kuri 23. Uru ni rwo rubyaro rwa bene Nowa, nibo Shemu, Hamu na Yafeti. Babyaye abana hanyuma ya wa mwuzure. Bene Yafeti ni uwitwa Gomeri na Magogi na Madayi na Yuvani na Tubali na Meshaki na Tirasi. Bene Gomeri ni Ashikenazi na Rifati na Garuma. Bene Yuvani ni Elisha na Tarushishi na Kitumu na Dodamu. Abo nibo
bagabiwe ibirwa by'abanyamahanga, nk'uko ibihugu byabo biri, umuntu wese nk'uko ururimi rwabo rumeze, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko amahanga yabo ari. Umurongo wa 6, bene Hamu ni Kushi na Misirayimu na Puti na Kanani, nibo bene Hamu. Bene Kushi ni Seba na Havira na Sabuta na Rama na Sabuteka. Bene Rami ni Sheba na Dedani. Kandi Kushi yabyaye Nimurodi. Uyu witwa Kushi yabyaye Nimurodi. Amateka ya Nimurodi tuzayamenya uko tuzagenda turasoma ibice imbere. Atangira kuba umunyamaboko mu isi. Yari umuhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Nicyo gituma bavuga bati nka Nimurodi, wa muhigi w'umunyamaboko imbere y'Uwiteka. Umurongo w'10, Mutangiriro 10:10. Igihugu yimyemo ubwa mbere ni Babeli na Elikani. Akadi ni Kurene mu gihugu Shinari. Ava muri icyo gihugu aja muri Ashuri, yubaka Ninive ni Rehobotiru ni Kara ni Reserini iri hagati y'Nineve ni Kara. Aho niho wa mudugudu ukomeye. Misirayimu yabyaye Abarudi n'Abanami n'Abarehadi n'Abanyanafutuhi n'Abapatirusi n'Abakarisiluhi, nibo bakomotsweho n'Abafilisitiya. Yabyaye n'Abakafori. Kanani yabyaye imfura ye yitwa Sidoni na Heti. Yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini. Abo ni bene Kanani. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagera rwerekeye Igera rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeye i Sodomu n'i Gomora na Adima n'i Sebuyomu rukagera i Leshi. Umurongo wa 20, abo nibo buzukuru ba Hamu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, nk'uko ibihugu byabo biri, nk'uko amahanga yabo ari. 21. Na Shemu mukuru wa Yafeti, sekuruza w'urubyaro rwa Eberi rwose, nawe abyara abana. Bene Shemu ni Elamu na Ashuri na Arupakisadi na Ludi na Aramu. Abana ba Aramu ni Usi na Huri na Getera na Mashi. Arupakisitani yabyaye Shera. Shera yabyaye Eberi. Eberi yabyaye abahungu babiri, umwe yitwaga Pereji, kuko mu gihugu cye arimo isi yagabanyirijwemo, kandi murumuna we yitwaga Yokitani. Yokitani yabyaye Arumodadi na Sherefu na Hasurumaveti na Yera na Hadulamu na Uzari na Dikaro na Obaru na Abimugayeli na Sheba na Ofiri na Havira na Yobabu. Abo bose ni bene Yokitani. Urugabano rw'igihugu cyabo rwaheraga i Masha rukagenda rwerekeye i Sefaru rukageza ku musozi w'iburasirazuba. Abo nibo buzukuru ba Shemu, nk'uko imiryango yabo iri, nk'uko indimi zabo ziri, mu bihugu byabo no mu mahanga yabo. Iyo niyo miryango ya bene Nowa, nk'uko yabyaranye mu mahanga yabo. Muri bo nibo amahanga yose yagabanirijwe mu isi hanyuma ya wa mwuzure. Muvandimwe, ndagira nkomeze nkubwire ko ugomeza gukurikira Bibiliya no kuyisoma ndetse no kuyumva kuri Karungu TV, nkubwira ko turakomeza n'igice cya 11 aho dusoreje ku gice cya 10. Murakoze, mugire umunsi mwiza, kandi ubuntu, amahoro, urukundo biva ku mwami wacu Yesu bikomeze bibane namwe mu izina rya Yesu. Amen.